Burundi bafashe hafi kimwe cya kabiri cy'abari bari muri gereza bose, barababwira ngo ni mwitahire. Ibi byose ni byabaye mu Burundi mu gihe ibihumbi n'ibihumbagiza byarekurwaga muri gereza mu mujyi w'u Burundi muri Bujumbura. Ubwo ibihumbi n'ibihumbagiza byasohoraga bababwiraga ati mupakire ibikapu byanyu musohoke muri gereza mwitahire. Ubwo hari abari bafite imyaka myinshi, abakatiye imyaka nka 20, 10, 5, hahandi nyine uvuga ati iyi myaka yose nzayikubita muri gereza. Bagiye kumva bose batungurwa no kumva ngo abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bari bicaye muri gereza, mupakire ibikapu byanyu musohoke mwitahire. Iba ari inkuru nyine ku mfungwa cyangwa se ku muntu uri muri gereza yumva ari nk'igitangaza. Ibi byakozwe n'uwo bita ngo ni Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, ubwo yemeraga akavuga ati ngiye gutanga imbabazi ku mfungwa nyinshi. Hanini ngo perezida Ndayishimiye we ngo yagendeye ku cyitwa ngo ni ukuvuga ngo abantu bari bafite ibyaha bisa nk'ibitaremereye, cyangwa se abantu byagaragaraga ko muri gereza imyaka cyangwa se igihe bamaze muri gereza byasaga nkaho bagaragaza imyitwarire myiza, basa nkaho bahindutse. Buriya gereza ziba ziri gukontorora imfungwa, zireba ko bahindutse, zireba imyitwarire yawe, uburyo ubana n'abandi muri gereza. Bivuze ngo perezida w'u Burundi Ndayishimiye yabanje arareba ati murekure abantu baregwaga ibyaha bitaremereye cyane, ikindi munarebe n'abaregwaga ibyaha biremereye ariko bagaragazaga imyitwarire ko bahindutse, cyangwa se ko ubona ko igihano koko babashije kucyakira, bagarutse muri sosiyete baba abantu bazima. Abo bantu bari bumuza kurekura. Gusa nanone ikindi kintu kibyishe inyuma kuba Ndayishimiye yarekuye izi mfungwa ni ukubera ubucucike bwo ku rwego rwo hejuru bw'abantu bari bari muri gereza. Hahandi usanga gereza igenewe kwakira abantu bake, ariko ugasanga harimo imfungwa nyinshi cyane ziracucitse. Ibyo ngibyo nyine biba biri kurengera, byangiza n'uburenganzira bw'imfungwa. Icyo gihe umucucitse usanga mubayeho nabi. Muri make ni ukuvuga ngo itegeko ryamaze gusohoka mu mfungwa zageraga ku bihumbi 13,211. Izo ni imfungwa zari ziri muri iyo gereza y'u Burundi. Ndayishimiye yamaze gutanga itegeko ko imfungwa zigera mu bihumbi 5,442 zose bazisohora muri gereza, hafi kimwe cya kabiri. Ngira ngo uri kumva umurukuru ari munini, ku buryo nta handi handi ibi bintu byigeze biba ko perezida avuga ngo imfungwa zigera ku bihumbi 5,400 muzirekure muri gereza umunsi umwe zisohokere rimwe. Nicyo kintu Ndayishimiye yakoze. Make ni imbabazi, abantu bose bibe baravuga ati izi mbabazi zirarenze pe. Ibyo ngibyo bigahita bikwereka ko iyo gereza y'u Burundi cyangwa se ayo magereza y'u Burundi hafi 41% by'abari bari muri iyo gereza barekuwe. Mbega ibyari ubucucike byatumaga abantu babenshi muri gereza barekuwe ngo batahe. Gusa nanone dusubiye inyuma mu mwaka wa 2020 ubwo uno mugabo Evariste Ndayishimiye yatorerwaga kuba perezida w'u Burundi ngo ayobore igihugu cy'u Burundi, yararahiye avuga ko mbega kwa kundi perezida bari kubwira abantu imigabo n'imigambi ibyo azakora. Perezida Ndayishimiye yagarutse kuri iki kintu kuko mu Burundi hari ikibazo gikomeye cyane cyerekeranye no kuvuga ati mu magereza imfungwa ntizibayeho neza, imfungwa ziracucitse, amagereza yanyu y'u Burundi ni matonya, umubare yagenewe mwarawurengeje murundamo abantu, ariko ugasanga abantu babayemo nabi bacucitse. Perezida Ndayishimiye ubwo yiyamamazaga cyangwa se amaze gutorwa mu mwaka wa 2020 yaravuze ngo ubucucike buri mu magereza y'u Burundi n'intorwa nzabugabanya. Mbega nzagenda ndeba ukuntu icyo kibazo cyari kiri muri gereza gituma imfungwa ziba ari mu nyinshi kurusha umubare wakagombye kuba urimo, icyo kibazo nzagikemura. None ibyo yavuze koko atangiye kubikora, ndetse yabikoze ku rwego rwo hejuru cyane. Perezida Ndayishimiye muri gahunda afite yakuvuze ko yakomeje gutangariza abaturage b'u Burundi avuga ngo izi mfungwa turekuye muri gereza ni ukugira ngo ubucucike muri gereza bugabanuke. Ikindi, izi mfungwa zirekuye muri gereza abenshi bazahita bashyirwa mu mirimo ifitiye igihugu akamaro. Mbega hari indi mirimo bazakora ariko bakayikora bari hanze, ifasha abaturage cyangwa se ifasha n'igihugu muri rusange, aribyo twita ngo ni imirimo nsimburagifungo. Perezida Evariste Ndayishimiye mu magambo yakoresheje cyangwa se mu mvugo yakoresheje ubwo yabwiraga abaturage be, abwira by'umwihariko n'izo mfungwa zo muri gereza, yababwiye ati mwamfungwa mwe rero mugiye kurekurwa muri benshi pe, ariko muzirinde ikintu bita ubunebwe, kuko ubunebwe nibwo mubyeyi w'ikibi cyose. Iyo umuntu ari umunebwe ngo nibyo bituma umuntu gutangira kurya izo za ruswa, atangira guhuguza utw'abandi tw'abaturage gura amafaranga. Ubwo bunebwe nibwo butuma umuntu ashobora no gufata ku ngufu, ubwo bunebwe nibwo bushobora gutuma umuntu atangira kwiba ndetse n'ibindi byaha byose. Akangurira abantu kwirinda ubunebwe basohowe muri gereza. Arimeze nk'ariyo gasupo hanini yabahaye cyangwa se nk'inama y'umuyobozi ababwira ati mwirinde ubunebwe kuko bubyara ibikorwa byinshi bibi. Ubunebwe ni bubi byo nyine, usanga umuntu ntashaka gukora yicaye aho ngaho ariko arashaka kubaho neza no kurya neza. Icyo gihe tavuga ati ikintu cyampa amafaranga vuba nize nk'umuntu nkamwiba, nahita mbura udufaranga two kwita nanjye mera neza muri ako kanya. Niyo mpamvu yavugaga ati ubunebwe nibwo bubyara ibyo byaha hanini byinshi. Kuko tubikesha igitangazamakuru cyo mu Burundi, ibinyamakuru byakomezaga kujya bitangaza bivuga ngo
amafaranga ashorwa mu magereza yo kwita kuri izo mfungwa n'ubucucike bwazo yari menshi kurusha amafaranga leta ishyira mu kubaka ibikorwa remezo. Mbega bavuga ati ubundi ayo mafaranga abo bantu bamufunze mushoramo amafaranga menshi kugira ngo babe babayeho muri izo gereza, ayo mafaranga yakagombye kuza ahubwo agafasha igihugu mu kucyubaka, kuko igihugu amafaranga yakacyubatse muri kuyohereza mu magereza. Ibyo ni ibitangaza by'amakuru byo mu Burundi byari bimaze iminsi bibyandika. Izo mfungwa nyinshi zagiye zirekurwa, ahanini zagiye zirekurwa mu magereza ari mu Burundi. Buriya Uburundi bugizwe na gereza zigera muri 11, hari iri Gitega, Ruyigi, Muyinga, Bururi, za Rutana, Rumonge, Mpimba, Bubanza, za Muravya, za Ngozi. Aho hose niho hari amagereza, za gereza 11 ziri mu gihugu cy'u Burundi. Aho hose ubucucike bwari buhari niho bagiye bakura izo mfungwa kugira ngo zisoke zitahe zijye mu yindi mirimo ifitiye igihugu akamaro, kuko n'ubundi babonye ko kubabika ntacyo bimaze ahubwo ari ukwihombya. Ikindi kintu cyatumaga muri gereza z'u Burundi habamo ubucucike bw'imfungwa nyinshi, iki kintu nawe ucyumve neza, ni kwa kundi urukiko cyangwa se ubutabera butwara ibintu gakenya ngo bukiri gushaka ibimenyetso, ugasanga urubanza rwaratinze rw'umuntu amaze nk'imyaka ingahe ngo ari asubikirwa urubanza ngo ari kuri ya minsi nyine. Umuntu ari muri gereza amazemo imyaka myinshi, ugasanga nyine abantu birirwa bari mu magereza ntari kuburanishwa ngo atahe, ngo ubutabera buracyari gukusanya ibimenyetso bukurikirana kana kariya. Ibyo ngibyo hanini ngo nicyo kintu cya mbere cyatumaga muri gereza z'u Burundi habamo ubucucike. Ubwo ni nta tuzahagera tumenye impamvu nimba koko buhari cyangwa budahari. Indi mpamvu nanone yatumaga muri gereza z'u Burundi habamo ubucucike ngo ni ukubera imfungwa za politiki, aho usangwa iyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafatwa bakabafunga bababeshyera cyangwa se bakabagerekaho utwaha dutonya cyangwa se bakareba utuntu dutonya bakatubagerekaho, bigatuma babafunga bakabagumisha muri gereza bakabatinzamo kubera ko batavuga rumwe n'ubutegetsi gusa bw'u Burundi. Ibyo nabyo biri mu byongeraga umubare w'abafungiwe muri gereza, ubucucike bukaba bwinshi cyane. None ikindi, hakaba n'abantu banga kumvikana n'ubutabera cyangwa se bakomeza kwimana amakuru kugira ngo barebe ko urukiko ruzaba rubarekuye wenda bakaburana bari hanze. Hari abantu nabo batinze urubanza kuko bazi ko bahise baburana igitaraganye, babona nabo bahora basubika urubanza bavuga ngo siniteguye kuburana n'iki kugira ngo akomeze atinze urubanza wenda arebe ko bazamubabarira kuko azi ko ibimenyetso byose bimufata. Ibi byose nabyo ni impamvu zatumaga muri aya magereza y'u Burundi harimo ubucucike bwinshi cyane. Ibyo ngibyo byagaragaraga ko mu magereza yo mu Burundi umubare gereza zakagombye kuba zakira wikubye gatatu. Muri make nimba gereza z'i Burundi zagombaga kwakira urugero ni rwongeye kubaha kugira ubyumve neza, ibihumbi byibura 5 cyangwa se ibihumbi 4 imfungwa zari ziri muri gereza zari zikubye gatatu. Urumva nimba inzu yemerewe tuvuga icyumba cyemerewe kurarwamo n'abantu 4 n'urugero, ubwo urumva ko hari muri icyo cyumba hararagamo abantu 14 bacucitse cyangwa se 12. Urumva ubwo buba bwabaye ubucucike bukomeye cyane. Niyo mpamvu Perezida Ndayishimiye yavuze ati reka koko bino bintu tubikore tugira abantu benshi turekura bangana gutya. None bikavuga ko umwaka ushize ubwo babaraga imfungwa zari ziri Burundi mu magereza zageraga ku 13,693, ariko muri abo ngabo 6,700 na 300 gutyo na 30 zari imfungwa zifunzwe by'agateganyo, babandi bataraburanishwa ngo ubutabera bukiri gushaka ibi bimenyetso cyangwa se imanza iya matariki yo kuburana ataragerwaho. Imfungwa zigera mu 6,000 na mu gihe izindi imfungwa 6,600 zo zari zarakatiwe. None bikavuga ko ngo abagera ku 128 bari bari muri izo gereza baba ari abana batonya. Kira ngo umujyi ubibona ko umubyeyi hari ukuntu bamufunga wenda twite cyangwa se afite uruhinja, ugasanga uwo mubyeyi kuko umwana ntahandi hantu yajya ngo bamurere, umwana abana na nyina muri gereza. Abagera ku 128 bari bari muri izo gereza n'abana batonya babanaga n'ababyeyi babo. Twana tuba ari utubebe dutonya tuba mu magereza, murabizi ko abana bajya bakurira mu magereza babanamo n'ababyeyi babo. Mu gihe abagera kuri 213 nabo bari bafunzwe bataruzuza imyaka 18. Bivuze ngo muri make ubundi gereza z'i Burundi zakagombye kuba zifunga umubare utarenga 4,294, ariko iyo mibare yarazamutse, bari barafunze abantu bagera ku 13,693. Ibyo ni imibare y'umwaka ushize. Ibaza uyu mwaka none ukuvuga ngo nawe kandi uri kurangira abantu bari barabaye benshi cyane muri gereza. Ko mu magambo ya Ndayishimiye yakomeje bivuga, yavuze ati waba uri umunyamakosa cyangwa se ukora ibyaha mu gihugu, waba udakora ibyaha mu gihugu, uba uri umwana mu gihugu cyawe, leta cyangwa se abayobozi bawe baba ari ababyeyi bawe. Igihugu cyawe nyine ni nkuko ni mu magambo yashaka kuvuga ati igihugu cyawe, ariko aya magambo yatangaje mu mwaka wa 2021 hari ku itariki 23 z'ukwezi kwa 4. Ubwo Ndayishimiye yavuga ati wakora ibyaha utakora ibyaha, uba uri umwana mu rugo, ubuyobozi bubara ababyeyi bawe.
ati tuba tugomba kukwitaho tukagukurikirana kugira ngo tuguhindure. Nyine ni nk'uko umwana yari mu rugo, hari uba ukora amakosa n'udakora amakosa, ariko bose n'ubundi baba ari abana b'umubyeyi. Nzakomeza navuga ko iyo uhanwe bitavuze ko igihugu kikwanga, ahubwo ari ukugerageza kureba ko wahinduka ukazareka izo ngeso cyangwa se ibyo wakoraga. Ngira ngo ni inkuru nziza cyane cyane ubwo ku Barundi bafunguwe muri gereza ndetse n'imiryango y'abarekuwe muri gereza.